abaduteze amatwi mwiriwe. Ku bufatanye na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Minubumwe, umushinga dufatanye urumuri ushyirwa mu bikorwa na Alerte International hamwe na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico Shira Impumu mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa n'inzira Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimagirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Mu rugendo Abanyarwanda bamazemo imyaka 30, ubumwe bwabo bugeze ku rwego rushimishije. Nubwo twishimiye intambwe imaze guterwa muri urwo rwego, ariko haracyagaragara inzitizi zitandukanye zibangamiye ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa. Mu rwego rwo gushakira ibisubizo izo nzitizi, hateguwe ikinamico Shira Impumu igamije kwimakaza ubumwe n'imibanire myiza by'Abanyarwanda. Muri iyi kinamico muriyumviramo inzira y'ubumwe, ubwiyunge n'ubudaheranwa mu batuye imisozi y'Ibweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura ibibazo bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice c'192 cy'ikinamico Shira Impumu, aho abagize club dufatanye urumuri barimo Jeannette na musaza we Claude bishyize hamwe bakaganuza imiryango itarabashije kweza neza, irimo n'umuryango wa Kimonyo no Mukamusoni. Ese mama, iki gikorwa ari cyo cyahinduye ku mugambi w'umuryango wa Kimonyo wanze kugurisha ikibanza na Claude? Ese niki gituma uyu muryango udashaka kugurisha kiriya kibanza n'umuntu uzi amateka y'Ibweramahoro n'Inyamitavu? Mu rwego rwo kubamara amatsiko, reka mbareke mukurikire igice c'193 cy'ikinamico Shira Impumu. Mase, ni ukuri rwose wakoze kutwakira. Nibura dore imyiteguro y'ubukwe bwawe itumye twongera guhura nk'abagize umuryango. Ariko Forome, niki cyadukomye mu nkokora? Ubushize ntitwari twumvikanye ko tuzajya dushaka akanya tugahura tukaganira. None se ko ariho twabishinze nk'umukuru w'umuryango, ukagenda ugaterera agati mu ryinyo? Tugomba kwisubiraho pe. Burya umuryango utaganiriye urazima. Ngaha rero nimureke tuganire ku cyaduhuje, ubwo ibindi tuzabishakira umwanya ubutaha. Kami, ngaho rero tubwira uko gahunda iteye. Murakoze. Ubushize nari naganiriye na Masenge, musaba ko mwazaganira nk'ababyeyi mugahitamo aho bazaza gufatira irembo. None se Foromina ntiyakubwiye umwanzuro twafashe? Nategereje ko twongera guhura tukabiganiraho neza. Kami, naganiriye na Foromina twanzura ko irembo bazarifatira iwanjye. Hari icyo bigutwaye se? Oya, nta kibazo, kandi mwarakoze kubiganiraho mugafata umwanzuro. Papa wawe kuko ari we wari mukuru wacu, yafatanyaga n'ababyeyi bakaturihira amashuri. Humura, ntabwo tuzagutererana. Ni ukuri rwose murakoze babyeyi beza. Ahubwo mushiki wa, nari mfite igitekerezo. Ikihe gitekerezo se Gakwa? Ubu ntitugomba kuzashaka umwanya tukicara tugatoranya abo tuzatumira. Gutoranya abo tuzatumira? Gutoranya da. Ubwo se wowe urumva tugomba gutumira abantu bose n'abene gahene barimo? Mana ishobora byose. Narinzi ko wakize, kumbura cyarwaye. Umva mbese aho baburiye ubwenge. Forome, ibi bintu simuhora misubiramo. Ngahore. Ubwo nta kibazo tuzabatumira. Singaho nibereye. None se data wacu arashaka gutumira abantu mu bukwe ashingiye ku mateka y'ibyiciro by'Abanyarwanda? Ndeka undorere mwana wa. Veroni, dore ndayishije, ngahe guka nkwiyegamize urebe ko hari icyo washyira mu nda. Ndumva biri no kunukira. Ihangane sheri. Makaga ko mari kongerageza gusomaho rwose. Naho ibiryo bireke. Erega ntabwo warwara utarya ngo uzakire vuba. Iriya miti ya malaria isaba kurya. Kose ihangane utamireho biki. Oya, ibiryo byihorere rwose. Ahubwo guka nkwiyegamize nibura utamireho nk'ibiko nka 3. Aho ngaho uri gukora rwose urimo kunoneka. Urimo kumbabaza. Oya rwose humura, ngahe guka hose ndagufasha. Ihangane. Umutwe noneho ndumva wagira ngo nikoreye ibuye. Nikoze w'amahoro. Karame kaba. Izuba rirava ukabyibuha koko. Ariko kabano nawe urasetsa. Atabyibuha se hari icyabuze ntafite umugabo. Ariko Zawadi wabaye ute? Umugabo se no kubyibuha bihuriye he? Uzamuntiza icyumweru kimwe urebe ngo ndabyibuha mukanyoberwa. Zawa wagira kakunsetsa. Umugabo se aratizwa. Mucacaka dutangira inama badi. Ni mucacaka dutangira inama. Murakoze cyane abaturage b'Ibweramahoro n'Inyamitavu, reka mbashimire kuba mwitabiriye inteko y'abaturage muri benshi. Muri iyi nteko rero tukaba tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye, harimo izirebana no guteza imbere imibereho myiza y'umuturage no kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa mu Banyarwanda.
ndagira ngo duhere ku kijyanye no kwishyura umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza mituwere do sante. Nk'uko bigaragara ku rutonde, Ibweramahoro n'Inyamitavu kwishyura imisanzu y'ubwisungane mu kwivuza biracyari hasi. ariko se buriya kandi aba bantu ni bande bakomeje kudindiza umudugudu wacu, kandi ubu wasanga ari umuryango wa Musafiri na Veronika. ntabwo ari bo gusa, uribona Mukamana we yarishyuye. wowe uravuga Mukamana w'umupfakazi, kutavuga umuryango wa Rwema n'uw'Amahoro se. boroye inka, inkoko, ingurube, bafite urutoki, bacuruza ifumbire, bacuruza amafu, umuhungu aba afite butike, ariko baratinyutse batanga igice. ubwo se urumva ahanini atari ikibazo cy'imyumvire? Muceceke nkomeze. Muri iyi nteko y'abaturage rero ndagira ngo turebere hamwe icyakorwa. Ndabona Zawadi asabye ijambo. Muceceke twumve igitekerezo cya Zawadi. murakoze cyane kumpa aka kanya. ngewe rero hano imbogamizi mbona zituma tutagera ku ntego twiyemeje. imbogamizi ya mbere nge mbona ari ikibazo cy'imyumvire. hari abantu banga kwishyura ubwisungane mu kwivuza atari uko babuze amikoro. indi mbogamizi mbona ni abantu birara ngo ntibakunze kurwara, akumva ko niba uyu mwaka atarwaye ko n'undi uzaza ariko bizahora. Zawadi arakoze cyane ku bitekerezo aduhaye. nkaba ngira ngo turebere hamwe icyakorwa kugira ngo dukemure iki kibazo. Ndabona Karinganire azamuye ukuboko, reka nawe tumuha akanya. Murakoze cyane. Mu rwego rwo gukemura iki kibazo ku buryo burambye, nge numva twashinga ikimina cya mituweli ku rwego rw'isibo cyangwa urw'umudugudu, ku buryo igihe cyo kwishyura mituweli cyazajya kijya kugera buri muryango warabashije kwizigamira amafaranga yo kwishyurira umuryango wose. Ibyo nkaba numva byaba igisubizo ku miryango imwe n'imwe itabasha kubonera rimwe umusanzu wo kwivuza. Nkomeje, nk'umwe mu banyamuryango ba Karabu dufatanye urumuri igizwe n'abato n'abakuru, tukaba twarashyize hamwe imbaraga twiyemeza kwishyurira imiryango 10 idafite ubushobozi bwo kwishyurira umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza. Karinganire arakoze ku bitekerezo byiza atanze. Ndagira ngo kandi munyemera akanya gakurikiyeho ngahe gitifu wadusuye atuganirize kuri gahunda y'ubumwe n'ubudaheranwa mu Banyarwanda. Murakoze cyane baturage b'Ibweramahoro n'Inyamitavu. nkaba nishimiye kubana namwe muri iyi nteko y'abaturage. nk'uko uyoboye ibiganiro bivuze, ndifuza ko tuganira kuri gahunda y'ubumwe n'ubudaheranwa mu Banyarwanda. Mu myaka 30 ishize, Abanyarwanda turishimira intambwe tumaze gutera mu kubaka ubumwe bwacu. Nubwo bimeze bityo, haracyari imbogamizi zikomeje kudukoma mu nkokora, zirimo gukoresha inyito zijimije, zicamo ibice Abanyarwanda bishingiye ku mateka igihugu cyacu cyanyuzemo. Ngira ngo mwese murabizi hano dutuye Ibweramahoro n'Inyamitavu, hari imvugo nk'izo zadutse. Ninde waduha nk'urugero? Ndabona Zawadi azamuye akaboko, reka tumuha akanya. murakoze cyane. nk'uko umuyobozi abivuze, zimwe mu mvugo cyangwa inyito zijimije zikoreshwa inaha, ingero natanga ni nk'abene gahini, abazungu, abantu, abasisiteme, ndetse n'izindi mvugo zijimije nk'aho ushobora gusanga bakoresha ijambo ngo twajwemo. Muceceke twumvikane. Izo ngero z'imvugo n'inyito zizimije Zawadi atubwiye ni zimwe mu mvugo zihembera amacakubiri ndetse n'urwango mu Banyarwanda. nkaba rero nabasabaga ko kuva uyu munsi izo mvugo mbi mwazirinda ndetse mukamaganira kure n'abazikoresha. Ndabona Muzeka wanazamuye akaboko, reka tumuhe ijambo. Gitifu wacu arakoze kumba aka kanya. Icyo ngira ngo mbabwire ni uko mu gutegura jenoside habamo gutandukanya abantu bari hamwe bashingiye ku mpamvu zitandukanye, ku buryo byoroha kubibura urwango. Urugero natanga, bashobora gushingira ku myemerere, imiterere y'abantu, amoko n'ibindi. Nyuma yo gushyira abantu mu byiciro, bahabwa amazina cyangwa n'ibindi bimenyetso bituma batandukana n'abandi. Uko Zawadi amaze kuduha ingero, ngayo mazina yo kwita abantu abene gahini, abazungu ndetse n'izindi nyito zitandukanye nk'uko yabivuze, bitiza umurindi kubiba inzangano hagati y'abantu. Nkaba numva rero izo mvugo n'inyito zijimije zishyira abantu mu byiciro twabyirinda. Mumfashe dushimire umusaza Kabano, rwose arakoze ku mpanuro duhaye. Yewe, ubwo Veronika yarwaye, reka mufuriye imyenda atazagira abamusoro bagasanga yambaye ibitameshe. Ese ubundi Veronika yajyaga bigenza ate? Ko hari igihe yasigaraga mu rugo wenyine ngasanga ibintu byose yabikoze. Umugabo yaragowe
yampaye nka data niko Musafi ni wowe uririmba cyakora rwose si ukuguca intege ariko ku isi haramutse hasigaye akazi ko kuririmba gusa waje ubwirirwa ukanaburara. Nagerageza da ko mbona urimo gufura ingute ya za Veronika yarahukanye cyangwa inzaratsi zarakoze. Ariko rubanda mugira yanyu ubu gufura imyenda y'umugore wanjye nabyo ni ikibazo. Kabiri kangahe se uyifura? Yewe menya Veronika yarakwahiriye si gusa. None se zawa ubu umugore wanjye azarware maze abura kenda ko kwambara kandi mpari. Veronika se yararwaye? Amaze iminsi arwaye malaria ntabyo wamenye se? Nukuri ntabyo namenye mba ntaraje kumusura se. Nubu rwose narinyuze hano nje kumutira yasekuruye ngo njye kwisekurira agasombe. Yarwaye malaria amaze iminsi 3 ari mu buriri. Yo ndaje rwose musuhuze. Ariko disi biranshimishije kuba nsanze uri mu mirimo yo mu rugo kandi uri kwita no kumurwayi. Ere guhinga mukwe ntasigana. None se ko Veronika arwaye ninde wundi uri kudufasha gukora imirimo? Erega n'ubundi abagize umuryango baba bagomba gufatanya muri byose kandi igihe cyose. Ubu burwayi bwa Veronika hari icyo bunyigishije sawa. Nasanze burya hari imirimo abagore bajyaga bakora ntituyiha agaciro. Ubu rero abagabo mwese muzajya mwiga gukora imirimo yo mu rugo aruko abagore banyu barwaye. Yewe wahora n'ikizawa. Birakwiye rwose ko abagabo twikubita agashyi tukajya dufasha abagore bacu imirimo yo mu rugo. Ibyo mwigira murabesha muzigaye ahubwo ndangira ubwiherero bwanyaho buri ni ikiranure n'umubiri nze nsuhuze Veronika. Ubwiherero se zawadi aho uraza kubushoborara? Hari ubwo buri kurese? Erega kuba kure ntabwo ari cyo kibazo ahubwo se zawa niba ari byoroheje wakwikinzaho munsi y'inzu hari icyo bitwaye. Yego ko mukobwa agakwaye nyereka yewe ndumva nkubwe nze nisuhurize Veronika ngende. Ngaho tambuka munsi y'ibiraro by'ihene urabona akayiru gakomeze karakugezayo. Reka nze ntabwo ntinda ndaje nsuhuze Veronika. Yambaye nka data agahuru k'imbwa karatokombeye. Yo ariko disi Musafiri afite ihene nziza. Ese ko mbona urugo rwe rwahirimye umuntu w'umugabo yananiwe kurwegura. Ubu se nibwo bwiherero bandangiye. Dore isazi dore umunuko. Ubu macinya nigera muri uyu muryango hari uzasigara wo kuba ari inkuru. Ibi bintu sinabyihanganira muri uyu mudugudu wacu. Ngomba kugira icyo nkora. Ese Macibi ko muntu utari gukura karoti ukaba uri kuhekenyera gusa. Wose urimo kugira ute? Dore mama araje noneho ntabwo tumukira. Akira mbikira mu mifuka y'ipantaro. Jugunya yewe. Ese mwabana mwe igihe nagendeye ntabwo izo karoti muramara kuzikura. Ariko turi hafi mama. Ese ndo ko mbona ufite karoti ku munwa mwe mwatangiye kuzihekenya. Erega naga karoti Macibira ariya mpaho. Maze kuzipakira rero izingiye kuba nzijyanye mu rugo. Ngaho ihutu uhita ugaruka. Ziriya karoti Macibira twaye buri urabona ari buzigeze mu rugo. Arabuzwa n'iki se urabona ziremereye? Urumva ukuntu Ndora atangiye kumbeshyira ngo ninjye wahekenye karoti. Uretse n'ingaruka ndabwira mama Musake muri iriya mifuka y'ipantaro maze turebe. Umva ahubwo nkubwire ndo ubwo Macibira agiye mu rugo reka tugire icyo tuganira. Nta kibazo mama. Mwana wanjye rero dore umaze gukura kandi urabona ko so yagusize ku rugo akajya gupagasa. Hari ibintu bimwe na bimwe ugomba kumenya ariko ukajya ugira ibanga wa mwana we. Nibyo mama. Ntuzi cya kibanza twashakaga kugurisha Claude na Jeannette. Harya sinumva ngabiburayira. Buriya kiriya kibanza ubona hari amakuru ajyanye na jenoside yakorewe abatutsi kibitse. Buriya niyo mpamvu ubona tutacyubatse tukaba turimo kugishakira abakiriya. Mama ngo amakuru ajyanye na jenoside yakorewe abatutsi. Beka nyamanza keza. Ceceka ndo ndabona Macibira agarutse. Uramenye ukomeze ubike ibanga wa mwana uramenye. Mama ko numva ngize ubwoba. Erega nikomora mw'abanyeshuri mwe iyo mbona Mukamusoni yikanze Macibiri. Ese mama ayo makuru ikibanza cyabo kibitse ya jenoside yakorewe abatutsi nayahe? Ntuzacikwe n'igice cy'194 cy'ikinamico Shirimpumbu. Hari cyakunyuze ufite ikibazo inama cyangwa igitekerezo watanga watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0788 30 65 39 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube Ikinamico Shirimpumu. Mukaba mwabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.